Yamasho. Dutangira kuno bagenzi abaturage ba Vietnam. James Fabre yabaye musical director yayoboye imiziki harasa naho ari intwaro zirimo kugurwa amasasu n'imbunda bagenzi ababigura mwibuke neza hafi ngaho hari ingabo z'abanyamerika zimaze kuboneka ingabo zisa nari z'abanyamerika Edward Lambert ati director Alfred Lowy yabaye production designer muri ya misozi bagenzi bagura intwaro arababateye turabakabo Edgar Vicenti film editor yabaye munonosozi baragura ndetse sibye no kugura kwabo abagura barasa naho nta kibazo bari bafite Rod Davis Jim Gaines yashizemo inkuru bombi bashizemo inkuru bakinisha na montage dore ingabo y'abasirikare Joy Tanners production in charge producer ba Erigo Films Inc dore abasirikare kuntu bambaye Alvin Johnson yabaye director abagabo barabaje barigaba dore uburyo bigabyemo mu baturage bari hano ibyishimo ni byose utwana abagore abagabo abasaza n'abakecuru hafi ya Vietnam y'amajyaruguru hafi y'umupaka near the border of North Vietnam hafi y'umupaka wa Vietnam y'amajyaruguru ni ibintu byabereye niwe iki gikorwa cyabereye dore abaje kuntu bari bambaye ntiwamenye n'induteye kuki ateye abo bateye barasa naho nta kibazo bafite dore uko bakabinjiriye abantu bari bafite umutuzo abantu basaga nabo bishimye filimi iracyakomeza abantu basaga nabo bishimye banezerewe bagenzi arababaziye umanywa izuba riva umuriro uratangira imbunda bararasa ntacyo basize inyuma ntacyo basize inyuma reba ukuntu barimo kubizira abana bakuze bato bose baratwarira hamwe bose baratwarira hamwe abagabo ntiwamenya n'indi urimo gukora ibi gusa turabonye abamama wapfuye tureba dutangire dore akazi wahungiyemo twana duto twajyanyemo n'umugabo mukuru baratwika dore umuriro ibintu byabaye hafi ya Vietnam y'amajyaruguru bagenzi hafi y'umupaka wa Vietnam y'amajyaruguru dore ikibazo kuntu cyavutse turabajya mu nzu turabademu twana duto bahungiye mu nzu kugira ngo barafunga baracyaraswa dore umuriro turakubita iki cuma baracyanza abagabo bagenzi baje babyambariye afite kimwe gikwama yaratangiye urajyahe ukazunyinjirayo dore utwana duto kuntu twapfuye umutimbwe warabibonye hakiri kare uratangira nta kizima bashaka kwasiga dore umugabo kuntu yinjiye mu nyubako nta kizima bashaka kwasiga yarabonye hasi arabarira utwana duto yasaga n'ubabariye arasohoka turi kumwe n'umukecuru ntabwo byagarukiye aho dore akimara gusohoka gerenade kandi hari ibindi byatwikaga byari bihari baratunganyije ibyo bita gukubura dore icyo bita gukubura baratunganyije kandi baracyatunganya barakica dore ukuntu abantu bapfa abantu bapfa aba ngo nibo bacitsemo yewe
aba ngo nibo badoro kumara kubica bakanabakandagira agashinyaguro dore bacika yewe barapimye nabo ntabwo barenza unakato bararimbura basa dore abantu ngo barahunga icyarimwe bagahungira ku mazi dore ngo barahunga bagahungira ku mazi baringingaga dore ukuntu abantu basaba imbabazi nyamara bagenzi nta nyamaswa mbi cyane kuri isi y'Imana nk'umuntu usibye ko nanone nta n'iyindi nyamaswa nziza ku isi yagukundiye nk'umuntu dore imbabazi barazakaga dore ukuntu abantu bambaye imyuka mibi bafashe imyuka mibi maze babatamo hasigaye by'amasasu byarahagaze imyuka bariyo yiyicira abantu bahagarikiye baranabarebera barabarindira bahagarikiye dore kibi baca umugani mugenzi ngo iki gihe kizenguruka byenze bikunze kigaruka ahandi cyaturutse dore bibi abagabo bakoze umuntu ntabwo yakwita undi gutya ngo umuntu wanjye azigeragira amahoro kereka habaye igitangaza gihambaye habaye gusaba Imana imbabazi bihambaye dore ko n'abantu bisha abandi abakozi ni abantu ntabwo ari ibisimba ni abantu gusa bafite imitima ya gisimba dore imirambo dore abapfu aba bantu mu kanya gashize bari bazima bari banezerewe harimo utwana duto harimo abasaza bari bamaze kwicyurira igihe cyabo uwaje yaje arimbura ntabasize inyuma birababaje abagabo dore barangije kubikora baranahagaze barashinyagura basize umutwe barangije nyuma y'ibyo ngibyo agashinyaguro kabi bafite ibikorwa bagenderaho n'abasirikare bafite uburyo bambaramo bambara ukwabo nta n'umwe wabona no ku maso byibuze ngo uzamuvuge sasa tuvuye tugaruka hafi ya border ya Mexico na Texas aha ni muri Amerika uyu mugabo amazina y'inyakuri yitwa Max Taya aha ni muri Amerika turi hafi y'umupaka w'igihugu cya Mexique hari uwamanutse n'akajugujugu tuvuye muri Vietnam ibyabaye ni imyaka myinshi yahise gusa byarabaye hafi y'umupaka wa Vietnam y'amajyaruguru n'iy'amajyepfo hari ingabo zari zateye dore muri Mexique ibyabaye rero ni muri Mexique baragerageza kuba bakwereka impande zitandukanye hariya yazanye n'abandi basore be hasi aho hari uwo bashaka ngire ngo hari uwo bashaka dore uburyo abasore barebamo yewe manura hasi indege aya basi yarayizanye hari uwo bashaka hasi aho niba atari umwe ni benshi gusa hari icyo bashaka filime iracyakomeza haya basi bavayo nabo bafite izabo hafi y'umupaka wa Mexico aba barunyoye kabisa n'amasaha ataragera barahari they're close by. These little boys gonna learn not to litter. abasore bato bagomba gufatira hano ikigo kumbe hakuno hejuru arawucungira mu munara batewe ntibamenya hari uhaje aravuga ngo ni hano hari icyo bashaka bararinda boss arabapangira hariya kugupangira boss ukarinda wivuye inyuma Let's wait on it. ndakeka hari baracyategereje hari icyo bari bategereje gucunga neza icyo bategereje menya n'iyi naba ari cyo bashaka Here comes the ice cream man. Ice cream ngo yaraje ni umuntu wita ice cream man menya naba ari we bashakaga murakaza neza abantu Hi, I'm Paul. How are you, Paul? nitwa Paul bita Paul muca hakuno abantu ibyo kwisobanura ni mu nyuma aya basi abakire barimo barakorakorana bakurira ahantu mu mashyamba niba bakora ibiki Going on in. mfasha ni njyewe ugiye kujyamo jyenyine Max Taya No, by the time they figure it out and start shooting, you guys should be in position. Are you serious? niba atangira kurasa muguze kuba muri za position namwe murasa uri seriye nyine naje gukina se agiye wenyine arabanza bafashe ibyo afite yindura nk'aho ari umuntu woroheje kumbe ni ingabo mu kanya nibwo ikimanuka kuva mu ndege muri kajugujugu ariyembura neza Max niko yitwa Max Taya uyu gucunga neza yabonye inyenyeri za gisirikare zikomeye
arazitora ku buryo agombaga kuzibika zitangirikira aho ngaho, hanyuma natwe tugire barigaba hakuno. aba Mexico. Hey, Tony. Company. Dufite nkurikizi. Check it out. Gotcha. Musuzume murebe, ndakumvise. Babanza gushyira mu kumwe w'abasuzuma ryaje yigwirisha. Mwibuka ari kumwe n'abagenzi bari ku ruhande aho ngaho bafite n'imbunda. El Gringo. Ni Gringo. Go. Tugende. Haya basi, Gringo ni muki wabo. Mexican. Nibwa kimenye yaje yihindura nkaho yananiwe kumva afite abagenzi be baca hakuno ku ruhande nabo baje. Barateye bate habo. Babiri hakuno babiri hakurya. Ibi byaje bize ngo arananiwe. Dead man, Gringo. Wewe urumupfu Gringo. Wait a minute, mister. Wewe muretse umunota abanyakubaho. Look out here in the cane break. Mfite imodoka yanyangira icyo hakurya ngaho. Mwamfasha. Hey, por favor, senor. Signora ndabasaba. Yasabye mu Espanyol. Some help. Imodoka inyuma nyene ubufasha. Should we bring him in? Maybe you should call the boss. Ari duhamagare boss. Hey, Willie. Hamagara boss. Dora abandi. Moto waratangiye bababonye bavumbuye abandi. Dora masasu. Wari kumunara baramwanuye niwe ubabonye. Niwe wangisha ibintu. Kumbe ba boss bari nabo barikanze ni bamwe bakorera imari mu mashyamba do. Ayaya narinzanye amafaranga yuzuye igikapu ndayatanye kabisa. Nzaba ngura ikindi gihe. Dore iki cyarabyimbye kubera ibintu bitemewe babikorera mu mashyamba dore kigabo. Batawo bafite basore babo bahita batangiye gutunganya intwaro za mota zegera hafi. Izi zitwika. Mota. Moto umumuriro abana bo bateye ari uwo bashakano ari abo bashakano umva intambara zivayo bagashyiramo amasasu ukora umuriro aya basi abavuye nibo barimbura hakurya dore umuriro byo aka kadege bagereramo n'akarabanza aragatunganya intambara bacika gusa biracyaba ko baragenda mbarwa ntakuno hari akacu kase cyangwa ke hari imana wabo sinzi kongerayo ngako. Hold it right there, Castro. I'll cut you in half. Nuba uri Castro cyangwa nkugire ibicagagura iki ikindi kiriruka hakuno cyarukana n'ibindi bisare. Sinzi impamvu twarucuruza bana banarungwa dore yewe nimuva muri freeze bahise babacakira. Well, Castro, you're in the big leagues now. You made your time in a federal pen. How come you always seem to find me wherever I go? Stop for an empty gun. Muri bagenzi bacu batanu papa bacuruza ibiyobyabwenge umunsi bari babacakiye babayize kuva kera. Hey, you forgot this. Hari ibyo wibagiwe. Hey. Simidari. I didn't know your name, Bet. Sinigeze menya izina ryawe. Not me. Ntabwo ari jyewe. I was in Korea. Nari muri Korea. Chosen. It's my brothers. Izi nyenyeri ni iz'umuvandimwe wanjye. Afite umuvandimwe wahawe izi nyenyeri. Uyu yari muri Korea ntabwo yigeze aho umusirikare wahawe izi nyenyeri. Afite umuvandimwe w'umusirikare. Ibyacu birangiye tuvuye muri Mexico tugarukaho ku ndege z'abanyamerika nanone ahandi muri Vietnam ahantu habereye intambara yatumye abaturage bapfa utwana n'abakecuru n'abasaza. Barakwereka zose ari ingabo zari zasesekaye. Izo ni ingabo z'abanyamerika kuko zari zirekana. Kuko neza agafilime gatangira abandi barwanaga bipfutse ku buryo utazamenya ninde wishe umuntu ninde uzavuga ninde uzashinja gusa bo baje biyoberanyije. Barakwereka abandi bamanutse muri ubwo buryo. Usimuke abantu baviramo mu ndege n'abasoda nibo bita abasoda dore intwara miheto. Barasose ahangaha tugarutse ni muri Vietnam
gusa dusize muri Mexico hari uvuga ngo afite inyenyeri z'umuvandimwe we wazihawe ntabwo ari ize hasi hari igihe umanuka nabi rwose umutaka ukagenda ukaraba mu giti gusa bidasobanuye ngo ugwa nabi umutaka aba ari umutaka ntabwo ari igisanzwe ntuzajye kwipima ngo wanukane nawe ujya yindi y'imvura ngo ugiye nawe kwiga kumanukira mu mitaka wagusekura ukabyumva baje basesekaye nabwo bafite ubwoba dore bagenzi hano bagiriye ahantu abantu bari bapfiriye bagiriye ahantu abantu bapfiriye ibi birababaza cyane cyane ku muntu wumva ko nta wundi ushobora kuba yapfa atifuza ko mugenzi we yapfa bikorerwa iki What happened here? byagenze bite hano ikibazo Must have been hit by snakes. bagomba kuba babajwe n'inzoka Ship operation in this area. na operation y'abanyamerika yigeze ikorerwa Creek pattern, 10 yards apart. Look for survivors. I want to find out what hit this place. mugende mushakishe ni bande bakize nshaka kumenya niki cyatwitse hano hantu aya basi captain aravuze nako lieutenant aravuze lieutenant ashaka kumenya niki cyatwitse aho hantu baje bashakisha rinde muzima nibuke neza n'abasaga n'ari bazima abagabo bajya kugenda babatema imyuka ya kirimbuzi imyuka irarimbura imyuka yabatwitse irababaje bafite igitwe bari bahasize mwibuke neza muri kagashinyaguro kabo nanti yararebye It's made damn sure there ain't no survivors, sir. bisa naho nta bakize bari nyakubahwa baracyashaka abazima barashaka abazima mana yanjye mvuye ukuntu yavuze birababaje aba nabo ni abasirikare gusa birababaje binarenzeho birenze intekerezo za muntu birenze ibitekerezo bya muntu kuki umuntu yishimira kuba yakwica undi birababaza nyamara uwica ubwe nawe aba adashaka gupfa fotoramo rero nawe ari wowe ujuhigwa nta keza kabyo Lieutenant, over here! Hakunino! Hari uwavuze Lieutenant ngo hakunino. Undi nawe aragenda turagora amasasu. Amwe mu yaraswaga abantu. Umusego bawusize. Those goddamn use an M32 nerve agent, sir. Abaswa barasa n'abakoresha ibikoresho byacu. 5.56 caliber shell and 7.62 NATO. All American issue. Yaravuze ibishungwa by'amasasu birimo gukoreshwa hano birasa n'ibyo by'abanyamerika. Oh, Randall. Nyakuba ni bande bakora? Goddamned animals. Abayuze inyamaswa. Nothing but a bunch of bloodthirsty animals. Aba baswa bameze nk'inyamaswa zisonzera amaraso y'ibindi biremwa. Everybody, we're pulling out. Yes. Twese dusubira aho twavuye. No. Call the choppers. Yes. Raso hamagara helicopter none angaha. Uyahise atangira guhamagara helicopter. Gusuri yaravuze bameze nk'inyamaswa zisonzera amaraso y'ibindi biremwa. Inyamaswa ishobora ito gusonza isonze amaraso y'ikindi kiremwa nkayo. Birababaza. Aba bantu niko bari bameze. Bari bashonje basonze amaraso ya kimuntu. Nabo n'abantu barakwereka bafashe inzira barongeye basubira ku birindiro byabo. Barongeye basubira ku birindiro byabo. Gusa ikibazo kiracyari ingume. Lieutenant yavuye yababaye. Avuze ko bari abantu ari inyamaswa. Ni mu biro nanone by'umurenzeho. Yaje azanye raporo y'ibyabaye. N'ibyakozwe. Yes, sir. Take this to my quarters. Jani mingibe mbahondara. Mu ndaro ye. Yatanze imbunda. Barakwereka yamanutse ko musumbyeho. Lieutenant Custer reporting back as ordered, sir. Lieutenant Custer nzanye report yanjye ndetse nje no kuvuga ibyo nakoze nyakuba. Radio. What do you think, Lieutenant? Uratekereza iki Lieutenant? One of our boys may have done it, but I don't know what branch of the service. Nyakuba niba ari abasore b'abanyamerika babikoze sinzi icyaba cyarabazanye nangaha. Whoever they are, Abaribo bose they're damn good. ni abaswa baze kurwana. Gute? Hell, sir, they wiped out an entire goddamn village. Batwitse igiturage cyose bagishyira hasi. They made sure nobody lived to tell who or what they were. Nta n'umwe basize wavuga ninde cyangwa n'iki cyabikoze. Yes, sir. Nyakuba birakomeye. And we came up with the same skull with the markings on the forehead. Ikintu kimwe tubonye mu byo twakomeje tubona nanone kiri akamenyetso ku mutwe imbere. Material.
Another addition to my collection. musore ibintu birakomeye. The last village they hit was 25 miles away from the latest one. Nanone ikindi giturage batwitse ni mayiro nka 20 uturutse aho ngaho icyo batwitse uyu munsi cyari Straight in a wide area. nshaka kujya mutangire mu batangire batari bagira handi. They're too sophisticated for local vigilantes or counter-guerrillas. Ibi birakomeye kuba twamenya niba ari inyeshyamba za Vietnam cyangwa se niba ari abandi bakora nkabo. For any of the local forces. Yaba atari ko ndumva ko atari zimwe mu ngabo z'abanyamerika. I guess it's about time to inform the general and tell him what we came up with. Yaba ati nanjye ngiye guhamagara general mubwire ibyo dushobora kuba twabonye. By the way, Lieutenant, Ariko ubundi Lieutenant, while you're in camp, try to get rid of that Texas Ranger stuff. ikindi gihe ntuzajya ubutejya kuvana iyo nyenyeri y'aba Texas Rangers. Your star's bigger than his is. Ugomba kuba warisumbuyeho mu mirwanire kurusha cyagihe undi ati cyane. Banasekamo ni Lieutenant arazana ripoti yakuno. Tube tugaruka kuri ruhande. Abanyamerika aho baturuka. Ikibazo Lieutenant cyamukomereye. Hakuno harabiga ibipimo. Harabiga ibipimo. Umusore ikibazo cyamukomereye gusa baramubwiye atangire n'andi batari batera. Shooting partner. Bite wahoze ari umwunganizi wanjye. Spec Bojida. Uyu ni koloneli n'undi ni koloneli ni byiza kubona n'undi ati cyane. Now, it's good to see you again, Dan. Good to see you too. Ni byiza ko njya kubona none Dan undi ati ni byiza nawe kubona Dan. Baje gufata ko kurya kuno. Well, you're not looking so bad yourself. So what do they got you doing now? Last time we talked, you were into something confidential. Uyu munsi waba ufite iki gishasha wifuza kuba wambwira. Assignment to the Pentagon. I am a glorified pencil pusher. Hey, that's... Yabatumva Pentagon yaranyohereje hari hakuno muri Thailand umungu niwe agomba gufatira ibirindiro bye. Icyicaro gikuru. I guess you're right. Ni umuyobozi wa CIA, Central Intelligence Agency. Here you have a greenback brother. Yabati ndumva ngo ufite n'umuvandimwe wawe ucyambara imyenda y'icyatsi kibisi. Ni umusirikare n'ingabo. Yabati niko To meze. prove me wrong, he joined the Green Berets. Devil didn't waste any time, did he? Muri aka kanya arimo arakorera igihugu cye ari mu kazi ari muri Vietnam. Streets are low life forever. Biratangaje. So born every minute. Akazi karakomeye ndetse amaraso ngo muri Vietnam arameneka buri munota. There's just something about it. I love slamming that big steel door on them. Ibyo ngibyo reka tubyibagize dukomeze kugenda n'ibiriho. Baraganira n'abakuru bahuye. Bahuye n'abakuru. Vietnam hari intambara. Umuvandimwe w'uyu nawe ni hwari. Honey. Gusa bari bicaye ni bakano bombi baricaye. Kind of gal yet that can live with me, Jim. Dan. Kano Dan, Max Taya, original names yagarutse yaje yitwa Kano Dan. Barakwereka ibyacu bidatsinze dore bamwe bahawe inshingano ngo bashakishe bajye mu giturage kiri aho hafi hatari haterwa naho. Trail leading into the village. It's about 3 clicks from here. Okay, men, let's move it. Red Lake, you take the points. Reka dutangire. Pattern. Bas bagombaga gutangira berekera muri cya giturage kiri hafi aho ngaho. Abaturage bawo nabo batari bapfa bamenye ni bande bica abo bantu. Nibazi ni bande gusa icyo babwiye kapiteni bamubwiye ngo abaruhize ndwanye zose zose ni nziza. Uburyo barwanamo bararwana neza. Ni abantu bazi intambara ibikoresho bakoresha ni bya kinyamerika. Dore abanyamerika nibo baba. Bayobowe na Lieutenant Castle. Kimonyo nawe ari hakuno yaragiye abiyungaho kuvana iwacu ni mushobati yabonye ikigabo arasayo Kimonyo yararashe n'abandi barasa baramufasha nibazi icyo barasa niwe ukibonye wenyine cyanyuma cyari cyo gutwika ndamubonye mbonye muswa umva igicucu yewe aramubonye namupimye ibyo ntabwo babiganira kandi ko karamubonye umwe mu bantu bakoze ibya bikorwa bitwe twiboneyeho aramubonye gusa nago Who are they? Whoever they were. I got him and I dropped one right here. uwo ari we wese ndamubonye kandi amupimye ubonye n'igicucu. They were wearing black biochemical uniform, that's all. Nonoke njyewe icyo mbonye nambonye yambaye imyambaro gusa ku mutwe yambaye ikintu gisa naho kugira ngo imyuka itamwinjiramo. Strict orders. Not to make contact. Dusubire inyuma dukurikire. Recon and report back. Ntabwo ibyo ari byo badutumye. Move it. Tugende none nanga dusubire inyuma. Lieutenant ategetse basubiyeyo. Gusa yaravuze ngo ari we wese aramupimye kandi apimye umutwe we. Yabonye yambaye uniform ituma atamira imyuka mibi. Mugabo aracyari muzima.
mugabo aracyari muzima yarababonye na baratangira bageze ni ikindi gikipe cy'abasirikare n'ubu bari hafi ngaho barakata ibyo abanyamerika bavuga ngo bababonye ntabwo babonye dore abagabo iyo bibeshya bagakurikira abagenzi wari kubona umuriro waka kugaruka hakuno barongeye basubira inyuma ndetse bagarutse ku birindiro byabo bagarutse ku birindiro aho baturuka lieutenant arongera asubira kwa captain nanone Captaino. Operating in our area without authority from MacV. Yes, sir. My point man spotted what appeared as foreign troops on patrol with an entirely different uniform. Allied forces operating in Nam. Yarabatumva gusa natwe twabonye natwe abo tutazi bafite uniform itazwi kandi nanone n'abandi bugeze boherezwa muri hariya hantu kuhakora operation muri Nam. Captain, may I request to lead a 2-patrol team to sweep the area and capture them? Wanyemerera ukama ikipe nkagenda nkasa n'aho ngiye gukubura nkareba umwanzi ko namubonayo cyangwa se ko nanabazana bazima. Regular patrols while investigating this whole mystery. But sorry. Listen, Lieutenant, this is a strict order from MacV itself. Iri ni itegeko riturutse mu muyobozi wanjye ntabwo bashaka kugira ngo dukomeze dukurikirane ibintu tutazi. We don't want a single American soldier around in case they hit again. Ntabwo dushaka kugira ngo agire undi musirikare w'umunyamerika wongera kuraswa. Yes, sir. Yego nyakubahwa nawe n'amategeko yakiriye kuva mu bakuru. Ntabwo bashaka kugira ngo bakomeze intambara batazi urasa niwe batazi. Barakwereka none babohereje handi operation nizo gukomeza bagenda bacunga umutekano bareba umwanzi ahantu yabari gusa nanone ikibazo kiracyari ingume. Barongeye bacira mu isamba dore kurya yewe ibya sasa bari byo mu makopo icyakora cyo mu bikombe nicyo bariho. Saa sita z'amanywa izuba ricanye nibwo batangiye gukubita icyakora gusa nanone bababujije nibagira intambara bivangamo kumbe hakuno kimonyo icyakora cyose umutekano barawufatira hafi abacwa Captain Lieutenant hari icyo abonye Down there. Hariya hasi Lieutenant Custer gucunga neza abasaga n'ari ingabo za Vietnam zatangiye guhangana n'abandi batazi. Ibi ni iki? Abo bitaga abanzi babo kandi nabo barimo baratwikwa nibaza batwika ni bande. Bari gitangaza aba barasa bari hariya hasi gucunga neza nanone babonye kandi hari abandi basirikare baturuka ku ruhande. Sergeant, I want 6 men. We're going after him. Sergeant, ndashaka abasore batandatu turabakurikira. Ibyo sida cyo kurya cyane. 6 men and I want them now. Cyane ndashaka abasore batandatu turashaka nonaha. Bakurikire bariya barasha ba Vietnam ni bande. Bashaka kumenya abo bantu ni bande. Haya bas. Aba bari bose ko aribo banzi ba Vietnam bonyine kumbe hari abandi bagabo bambara gutyo batazwi batazo baturutse. Bazo bica Vietnam. Harakazma. Amukiramo mu kuguru. Nibo bagabo mugenzi wabo mwarashwe ukuguru dore ukuntu abagabo bambaye dore ukuntu abagabo bambara ntiwamenya ninde hagiye basi batangiye warashwe ukuguru basara nawe bamusiga inyuma kandi hari abanyamerika bavuze ngo dukurikire tumenye abo bantu ni bande. Filime iracyakomeza. Abakugera no batangiye gukurikirana amaraso. Keep on tracking. Komeza dukurura aya maraso. Kimonyo ajya imbere. Bakurikirana amaraso barebe n'ibiki bijya mbere abagabo ni bande abagabo barihuta bafite umuvuduko udasanzwe dore abagabo umwaka ndage nunda subiza ikirenge. Uwarashwe kugura asa naho naniwe uko yakaryamye hasi. Abanyamerika bari inyuma. Yarashe mu kirere basubire gutora mugenzi wabo. Ntabwo basigana dore abagabo ku bikorwa kandi ku mesaha ku minota bo barangije icyo bakora dore abagabo. Igikaba cy'imbunda nicyo bahamburiye bambira kwa kuguru kuva amaraso. Mugenzi wabo kuba vuba na bintu byo kuzihaza biruka nibo babo ko yakaryamye. Umunyamerika yagiye kuburira amaraso nibo bagiye kuburira amaraso y'uwo barasha kaguru uwamurashe no mu Vietnam. Dore ukuntu barembera mu biti mu biti.
barabuze Kimonyo we bamwita umuhatari ngo niwe uzi gukurura kandi akamenya abagabo bereki yaje ashakisha kugera nagira hamwe bamuzingiyeho barimo kujyana intuza yabo umuzigo. Subhanallah, ibi ni iki? They fixed him up. This is as far as it goes. Aba bagabo n'indwanyi bameze nk'imizigo. Still track him? Uracyabakurura ngo umenye aho baciye. Kandendebe. Kirareha. Kimonyo basa agomba kureba nk'umutimbwe bagenzi uyu niba atari umutimbwe w'umunyarwanda n'umuzungu dukurikire. Barerekera. Abagabo bakurikiye niba bazi. Abagabo n'indwanyi bakorera ku minota ibyo bakoresha byose. Beyond this point is North Vietnam. Kurengano ntabwo hari Abavietnam binjirayo. Mwitonde hano tugeze. Kimonyo arababwira kandi icyo ababwira bakigenderaho. Kurengano ngo ntabwo ari Abavietnam berekerayo. Ahantu harasa naho hari ubukonje. Abavietnam menya batinda ubukonje. Abantu ni bande nicyo kitaramenyekana. Karacyakomeza irebere. Hasi bombe shovuga. They sound American. Yakwa mugabo ufite Kinyamerika. Could be a trick. Gashobora kuba agapeke. Take 2 men, cover the left flank. Babiri mu mfata ngaho mwerekere mu budindi mu moso. Ahita bagabo. Bato. Muri rabara batangiye gukoma subhana wa ta'ala. Ibi ni iki? Baraboherereza. The next first Boltman. Now identify yourself. Mwisobanure. I'm Lieutenant Michael Custer. Lieutenant Michael Custer. Clear Alpha of the Special Forces. Ndumwe ba Special Forces. You know you're friendly. Muri bande se niba mutarabanga. Don't miss, Lieutenant. Lieutenant Smith. Doing in this part of town. Murakora iki muri rishamba? You're in a restricted area. Muri ahantu hatemewe. CIA base operation. Turaba CIA special operation niyo dukora. Ngo naba CIA Central Intelligence Agency ni bamaneko abanyamerika. Bari muri operation idasanzwe. Bigize abanyamerika. Aba bagwe mu kantu bagira n'ubwoba. Undi nawe ni Lieutenant waje yitwa we Smith. Ngo nawe ni umunyamerika. Aya basi. I'm Warrant Officer Frank Murphy. Nitwa Frank Murphy. Welcome to our base, Lieutenant. Murakaza mu birindiro byacu Lieutenant. Lieutenant nawafayo nabo ngo nabanyamerika yewe. Aya basi. I'm sorry about all the secrecy. Mumbabare kubwa mabanga I yabaye. hope you understand. Ndakeka rurabyumva ndabizi igihugu cyacu kirindi banga ndabizi. Nazo wari we. Nazo umugabo wari we. Ngo ni Frank Murphy. Barakwereka filimi itangiye ikomeza. Amwa ikaze mu birindiro byabo. Nabo bafite ibindi birindiro hakuno. Bafite ibindi birindiro hakuno dore sasa kumuzana ngo amujyanye mu birindiro yazanye n'abasore be bose. Murphy aratangira aramwerekeza. Amujyanye kuri kintu narebe. Kugira hano yarabanza barabahagarika bose uko bakaje dore kuntu bamukurikiye ku murongo abandi bagenzi buriya Frank Murphy barimo barabura. Lieutenant Frank Murphy yekanzemo. I sent something. Hari icyo numvise. Stay here, I'll take a look. Mugume hano njye kureba mbanze nsusume. Yabasize ahantu hagaragara hasa nari mu kibaya. Dore sasa amaze gutambuka winjiye agashyamba. Nawe yigize umunyamerika bagenzi ha. Zavuye n'agatego bibuze para agatego bamuhereza amazara amasasu. Tomato. Bemuriro. Bibuze para agatego bagenzi bacererewe. Lieutenant yacikanye n'umusore umwe. Yaramagaye. Wambagara waserekada. Nawe kindi kimwe cyabajemo bose barapfuye nyakubaho. Cye urasikigaga ni twebwe nibariya mbwira arabasikigagaje babaye barabarashe dore batatu basigaye ngo baragereza kuba bacika dore ngo baragerageza kuba bacika bagenzi babarashe batanabizi bari bigize nk'ari bagenzi babo sasa no kuri agasozi bareko nabo bacikisha ubuzima bwabo n'abasirikare nabo barashe n'abasirikare filimi iracyakomeza mu ishyamba.
batarajya n'imbunda bazikokingira impande zabo. Yagize mikika ngo yaratinye kapiteni na lieutenant abasore bari kumwe. Ururwo n'uruswende turafashwe rwabugiritse n'icyambanyi wacu mushobati. Yavuye mushobati agiye gushaka ikijombo kibaye indyango rye. Niko akazi bita indyango rye. Uragakora mugenzi baje bakomanga hakono. Who's that? Michael Dani, uwo ninde muti? Muti. Mwina tujya kureba muti. Nyebaza kandi ntacyo. Hold on. Buretse. Numukire. Michael Dani Michael. Are you Daniel Custer? Niwe Dani Custer. For you, sir. Akiri by'abanyakubaho. Dani Custer. Nanone mwibuka neza wundi wafashwe yitwa Costa. Michael Custer. So, No. in action? Yaburiye mu gikorwa. Sir, we're doing our best to locate him. Turakora uko dushoboye turebe ko twabashakisha. You'll be informed. Niyagira ikigaragaza tuzakumenyesha. Hari uwaburiye mu gikorwa. Mwibuka hari abasirikare batatu mu kanya twe tubonye basa nabo bafatwa mpiri. Baburiye mu gikorwa. Uyu makuru yahise amugeraho. Uyu yitwa Dani Custer, wa wundi wari uyoboye ikipe yitwa Lieutenant Michael Custer. Basa n'ari abavandimwe kandi mwibuka uyu bavugaga ko afite umuvandimwe mu ntambara muri Vietnam. Bamwohereje urwandiko. Ibi byaramubabaje ntaramenya umuvandimwe yaburiye. Ni umuvandimwe waburiye mu gikorwa. Missing in action. Numwe mu baburiye mu gikorwa dore ibyo yari yambaye bimwe byo bashoboye kuba bagarura. Dore ikipe y'abasore abapfuye n'abazima babiri basigaye basigarana n'umuvandimwe we. Yarababaye. Nawe unezerwe iyapfuye cyangwa se uwe iyabuze. Dore amarira. Ibigabo byamufashe nawe uramenye nibyande byigize ibinyamerika ndetse byavuze ko ari bya CIA, Central Intelligence Agency. Bimwe mu byaramaze kuvumbura ko umuvandimwe we yafatiwe muri Vietnam, muri Nam, yafashe inzira ari umuyobozi yateye. Umukuru arindwa na bamuceceke mbapepure. No. MP Military Police. Hello, Jim. Mupowe. What a surprise. Obita niki gitangaje uzageze. Yaje afana mengofero. Umwibuke ne ujye bura ba CIA. Bakora kimaneko bose. Reka zambaze rero bamaneko bakorera muri ririya shamba yumve. Sit down. Icharira. Nari nabase naje kwicara. Start by answering a few questions for me. Mfite ibibazo bike, nyene bisubizo bike. Letter, he mentioned something about some secret operations. Umuvandimwe wanje sa yavuze ibyambo operation z'amabanga zikorera muri. Where's our Green Beret? Operate inside North Vietnam. Abakora muri Namu y'Amajyaruguru. Well, do you know of any other? Bandi wabuzi bakora badakora muri Namu y'Amajyaruguru? No, but we're still investigating it. Oya gusa turacyari mu iperereza. Denied any operations there. Hari abandi bitira abanyamerika bakaza duteza izina ribi ngo kandi nabona abanyamerika bakora ibikorwa bibi. Why all these questions? Ni bande se kuki maze ariko ibyo bintu byose musore? We don't know. Hari icyo I just might. Ni bya Mike. There's something wrong out there. I can smell it. Hari ikibi kiriyo kandi cy'umurirwa hano. I gotta run through hell in gasoline-filled drawers to find out what it is. Ko ari umuriro urimo kwaka mutazi ninde utwika uwo muriro. I'm going to Nam, Jim. Ngiye kujya muri Nam, Jim. Help me. Ndagira ngo mfashe. Nam, Vietnam. Custer, umva Custer. you're a hard man. Uri umugabo But ukomeye. the answer is no. Gusa igisubizo ni hoya. Jese nakwemera kujya muri Nam nta n'ubufasha bwanjye wabona. Haya basi wa mbere ramwihakanye. US Air Force. Barakwereka indege z'abanyamerika ziri hakuno. Umusore yagombaga kumanuka muri Nam. Kiriya ni igihugu kisatiriye kiri hafi ya Vietnam cya Thailand. Sasa nawe yari Kano Dani Custer. Uwafashwe ni Lieutenant Michael Custer n'umuvandimwe we. Niwe wayoboraga operation zo kwa bajya guhiga abanzi ahantu babaga bari mu mashyamba. Yafashwe. Umuvandimwe amanutse muri Nam byanze bikunze yagombaga kugera muri Nam akamenya nabaye bakorera kimaneko batazwi. Bari ya mbere hari hakuno nawe azaba murinze ni Kano. Iyo ari mu mujyi nta kibazo gusa yageze hano hari intambara abantu barwanira z'abarinzwe dore abasore bamugenderaho. Nuko aza yiyambariye gikoboyi ntabwo umubwira ngo kandi ambara neza niki pakubaza icyakora pakuba afite mu mutwazima abasore azanye nabo nibo babo. Hari uwamubwiye ngo ni ku birindiro nanga ni ku birindiro by'abanyamerika hafi ya Vietnam ni imyaka myinshi yahise 1900 cyane katugezeho uyu munsi kuva muri the one video library. Yo, hey cowboy. We cowboy umva yewe Generals anymore? ntabwo usuhuza abayobozi. Sorry, sir. Umbabare nyakubahwa. Must be the jet lag. Ngomba kuba nibeshye. That's better. Biraruta. Get rid of that hat. Tenda. You're not in the Wild West. Ikindi gihe hano nta nubwo uri kwanza mu bihugu bambariramo ibigofero wabwira aramuruta namuza abonye ari igikomoyi. Muze arashaje gusa naramenye ko bamuruta nabo baba bari kandi bakamara nk'abakoboyi.
barakwereka kapiteni yaje gusoma neza ibinyamakuru birimo gusohoka umusore we yabasigiye mu gikorwa lieutenant yaburiye mu gikorwa kapiteni nawe yarababaye kapiteni yarababaye niba kuri niwe mukapiteni wajyaga mutuma ngo nagende abagabo bazaniye imitwe abagabo bagendaga bakite barangiza bakarambika imitwe bamutakiye barakwereka sasa koboyi ahantu yari ageze ku birindiro by'abanyamerika bikuru byari muri Vietnam yasabye indege asaba n'indi muherekeza yerekera ahantu umuvandimwe we yaturukaga kwa wa mukapiteni kapiteni nawe aricaye nibwo yaragisometse mu mukuru byamukomereye uyu sasa reka azahure na kapiteni amubaza aho yamwohereje reba kuntu ikintu kibi giseni birakururana mpaka amenye umuvandimwe wafungiye filimi iracyakomeza cyane kasa Ambassador of North Vietnam early this morning consisting of documents signed by witnesses and American-made materials recovered from the site. In one witness account, imirambo y'abanyamerika yari yabonye ku mazi n'imirambo imwe n'imwe known to operate within the borders of Cambodia and North Vietnam. hafi ya Cambodia kuri Vietnam y'amajyaruguru ikibazo cyari cyavutse nawe umenye bicanyi ni bande gusa ngo abaturage bashinja ko abicanyi bashobora kuba ari abanyamerika nyamara bishasa abanyamerika ntabwo bikide abanyamerika barica bagakira murumva ko nabazi batuvuga oya vuba ndaza kumenya ni iki kijya mbere umva kano yizi ndahita mu gihe dutwika abanzi bose You'll never make a politician, soldier. wa mwana wewe ntukinjire muri ibyo ngibyo kigendera ku mategeko ntabwo bajya kure ntabwo bashaka ko umwana ajya kure afata imyanzuro we nagendere ku itegeko baracyamanuka indege ziriga bakuno basa nabo bagasatira ahantu kapiteni yari ari ibindiro bya kapiteni Kodongo Special Forces umva yewe izina Kodongo niho haho ibindiro byitwa Kodongo ni mu kirimi cy'iki Vietnam abanyamerika bari bahari bararinze. Are you ready for your first live firing mission? Mwiteguye kuba mwakwiga kuri misiyo yanyu yo gutwika ya mbere abandi bati cyane kaya basi bagiye kwiga igisasu imbundano Battery job. Man, this is an 81mm mortar. Iyi ni 81mm mortar. Arimo arabigisha mortar konteye. It fires assorted ammunition. Iratwika kurusha zose zo mwigeze mubona ni za mortar. For biochemical use. Mama we, basiga kurusha no gutwika no gukoresha imbundano abandi bari babateye dora Vietnam bati abanyamerika. Aba Vietnam bati abanyamerika ya basi. Mama we, mubanze muninde umwanzi narenga umurongo. Abanyamerika ni benshi bari baje gutuma Vietnam yabateye. Haya basi. Namba rireguka ku manywa. Dore intambara ku manywa. Range 250 meters. Deflection 1259. Quadrant 357. 2 rounds of AT. Barabanje bararinganiza dore umwanzi anaturutse dore umusozi uruzuye umusozi wuzuye abagabo ni benshi byo nkuko bareba nkaya basi yakuba twatewe cyane faya dore moto mu bigori abagabo ni benshi baje byo baje byo dore umuriro intambara iracyakomeje baragabanya bazi umunsi umenya bababwiye ntibasubire inyuma upapa ajya imbere ohereza sha abikwega mama we dore intambara barapfa bisukira abanyamerika babatangiyeho abanyamerika babatangiyeho utugunguru
twaba twa esansi baradutwika urugamba Vietnam baje ni buri Rwanda tugende bagabo ariko baratumara batubwira kugenda nta kundi byamera nukuza babatangiyeho tugende bagabo aka karaboshya kabona bapfuye kakagenda inyuma tugende bagabo barongera bisikirayo baracapa abanyamerika batangiye kubinjirira dore ibinjiro byabo yewe byinshi we kandi nabo barapfa uva amasasi yewe uva mose mu Vietnam yisutse byo nk'uko ubireba niko bimeze baje abanyamerika batangiye guhunga ibirindiro byabo dore yewe dore inyuma batangiye kubihunga unyiri mu Vietnam waracyasonga aba Vietnam baracyaza imbere umunyamerika arasubira inyuma barahunga baza dore abanyamerika ukuntu bagiye bakisuka mu kazu abo baracyaza dore umwaka abagabo barabasiporo baracyaza uwayivaho umutu dore umuriro barapfa baza umunyamerika nawe wari yatsimbaraye tugende bagabo bavuga ngo tugende bagabo baracyari ahandi basi tugende bagabo bagapfa tugende bagabo baracyaza dore ubayoboye yewe kambirigi karamuhoshya umugabo baramurashobora cyane tugende bagabo dore kambirigi yewe kumbe za ndege ebyiri zari zirimo kano nazo zamanutse zari zaje barasaba umusada hari kano wari uje kwisubirira kapiteni gutaya basi umusada waje ubufasha bwaje baramupimye kano yifatiramo kandi arohereza ntibagarure umugabo barabwaye bwari bwisukanuye dore umujinya dore ukuntu bareba hasi dore mu nda gatogota mama we gacucu abaswa ibitutsi byose bibahumba imbundira cyangwa kiraseka byo dore abagabo ukuntu bakoramo umva imbunda abashyira mandi manura indege hasi cyari muri bya birindiro bya Kodongo mu Vietnam yararashwe bagenzi kitabigeze kibaho cyarabaye bavugaga tugende bagabo yabonye ko yoheje cyane kano moto raka ifanyi nindwanyaje kubaza amakuru y'umuvandimwe we umugongo niwe yabakuyemo akarabaza bacaniriyemo umuriro dore umuriro abagabo barwanye intambara y'ubusa uburyo bajemo hari uwasaga narinze indege nuva ahuri twazara ko bacakiye ku ndege kano yaraje aratabari yataze n'indege abanyamerika bari bashize n'abahagihari bari bashize dore icyababaye bagenzi dore icyahabaye Janet, get me that situation report right away. Ndashaka raporo y'ibibaye nonanga umva yewe kandi bibaye hari ndashaka raporo y'ibibaye abagabo bagira amategeko. This routine? No, sir, this is the first time.
nuko bisanzwe ya nubwa mbere bibaye umva kapiteni kandi atangiye kumuganirira. What brings you here, Colonel? Iki kikuzanye hano Kamera? Pentagon wants to know what the hell's going on out here. Pentagon irashaka kumenya n'ibiki bijya mbere hano. Pentagon ni ibirindiro bikuru by'ingabo z'abanyamerika biri muri Washington. Begging your pardon, sir, but I've already sent a copy of my report to General Headquarters. Byabatumva sindamenya nanjye neza sibyo ko buri munsi cyo menye nohereza kuri copy ku bayobozi banjye. Let's just say it's got him breathing harder than usual. Bisa naho ibintu bidasanzwe. David. What's this, Captain? Icyo ni igiti Captain. Well, sir, we've got some foreign troops operating in this area. Hari abasirikare bakorera muri iki gice tutazi. It's been a real pain in the ass. Iyo dusanze abantu bapfuye ni ibintu bibabaje cyane dusanga twari fansi tw'abantu hafi yatwo bashyize ibi bitwe. Yes, sir. Hafi yatwo riba tw'abantu cyane no dusafari. Aramanuka kugira ngo bamase neza bamenye neza ninde muntu wica abantu yarangiza akasiga icyo gitwe. Kano yari yiziye hari kamwe kabuza tugende bagabo kambirije bagatakiye kambure sha. Fine, Miller. Carry on. Komeza mubara. He won't talk. Nyakuba ntabwo akagabo kavuga. Menya ko arariye rwose bimwe bita amavubi. Numai Kampai. Ni Numai Kampai. Arakabaza mu kiwabo. Numai Kampai. Numai Kampai. Azikiri mini kavuga. My Kai D Kai come. Umva ikirimi wowe gatwawe. My come no ye. Naye kana ge. Asshole. Gitutu. Kicaza ni kavuga. This won't talk. Ntabwo kavuga. Colonel, give us a few days and you'll have all the answers you want. Kano duha iminsi mike turaguha ibisubizo byinshi. time. Najye mfite uyu arapfa byanze bikunze kandi unamyacishaho. Mama we. Umva ikirimi. See? Umurumva. Just had to clear his eardrums. Ntabwo mwamutunganya agaraza kuvuga. Avuze iki? Sir, Nyakuba. Did it just pop out of nowhere and hit them? Nabo ubwabo bajya baraswa nabo batazi. Mama we. ask him if they were Air Force, Mubasa niba ari Marine, Army. ari indwanyi zo mu ndege ari abasirikare basanzwe. Numai Ling Day. Yo my link. Kai. Makai. Lati come. Ni ka ka. Karakivuga. Can't say, sir. He's Ntabwo yavuga. wearing uniforms he's never seen before. ngo abo bagabo bambara uniform y'ubwo batigeze abona kuva na mbere yarabakurikiranye neza arababona akagabo karamuganira ibyo turora izi ngabo koko ngo ntabwo uniform kigeze kayibonaho ni ingabo zirwana zikorera ku minota kandi zarangiza zikagenda zica abantu. Ask him if these guys speak English. mubaza niba bavuga icyongereza. Colonel? kandi icyongereza se kubera iki? Just ask him. we mubaza irata. Fish Miller. ndashaka kumenya. No call beat no thing on come. noko bikanga ngiki kirime ndababwira nanjye. Shit. karemera ce. Who are they? urakeka ni bande? Well, that's one way to find out. nanjye ndashaka kuba namenya abo bantu ni bande. Kano ntiyamenye ni bande gusa icyo amaze kuvumbura abagabo ngo bavuga icyongereza. Izo ngabo ziza muri ubwo buryo zivuga icyongereza byaramutangaje. Bo barashaka kumenya. Barakwereka yaje mu modoka muri ka taxi hakuno ka twisungane n'umuryango twisungane. Basigaye baraguze taxi. Okay. Wanesha hano agafaranga. Ndakongera irindi dolari nunegereza hano. Ni muri ka taxi. Aya bas. Go. Beat it. Sir, what can I do for you? Kuba nakorera iki? John Thompson? He's just over there on the LST. ndashaka kubona umuyobozi hano witwa Thompson undi tukomezamo hakuno uraza kumusanga ni umuyobozi urinda umuyobozi uyobora ubwato bw'indwanyi z'abanyamerika none bwari muri Vietnam yaje kubona uwo muntu amubaze niba nawe ari ingabo yaba yaroheje mu ishyamba mu buryo butazwi. Lieutenant John Thompson. Lieutenant John Thompson. Down, boy. Sir. When did you join the Army? Nyakuba winje ryari se kandi Johnny, can't you see it's not even my name? ingabo zinanga ntabwo mbona neza ntabwo ndamenya. Been declared missing in action. ndi umwe mu bari hano bashaka kumenya ingabo zaburiye mu gikorwa. Too complicated to go into right now. ni ibintu bikomeye cyane kuba byamenyekana muri aka kanya. Anything I can. nagukorera iki nagukora ikishoboka cyose mbwe mbwira. North Vietnam. Batumva hari ingabo zirwanya muri Vietnam zitazi. That's the way I got it planned. I don't care how you've got it planned. mfite imipango sinita ku mipango yawe. Vietnam with a bunch of guys that don't... gusa muri Vietnam nta ngabo twese dushyira mu buryo butazwi. umva we. You know what follows testicle in the dictionary, son? uzi ibigiye gukurikirana uramuka atambwije ukuri. You count on. I guess I'm going to have to go it alone. mfite kugenda kandi ndashobora kugenda njyenyine nkamenya abo ni bande. Okay. Sawa. Go on down to Tudor Street. Maybe you'll find some guys there that are crazy enough to listen to you. jya muri Tudor Street n'ahantu ku muhanda witwa Tudor uraza kuhasanga abasore bazi iby'ingabo zikora intanga mu mashyamba hose ahari baraza kumva ndetse baragusobanurira kuri Tudor Street umuhanda wa Tudor. Careful. wirinde. Those guys are really mean. abo bagabo bagiye kukumva ariko ni nk'abasazi usanga bakubisamo kimwe ndavuga igicupa ubwo nyine ni ukubanza guhangana nabo. aya basi amanukayo
yamubwiye ngo amutegereze aramwongera irindi dorari dorari ry'umugabo rwose ko ari indyango rye yatinze atari ava ahantu hari hatewe dore nama dore ababyeti nabo n'abasivili usanga bazifite intambara mama we iyo bateye abanyamerika ntibamenya aho baturutse babona baje gusa iyo abanyamerika batewe babona baje gusa ntibamenya n'aho baturutse aya basi yafashe imbunda barateye itatangira gukomanya amazi yaje bana wigendere twebwe usazwe tubimenyereye baramuhaye ndabimenyereye amenyereye no gupfa yewe umva yewe baramuhaye ngo batabwa bamenyereye aracyarwana ibyo atazi icyo cyamuzanye no kumenya ni bande barwana ijisho bari baryaniyemo mama we yararimeneyemo neza intambara iri hano ni bimwe mu ngo we yarapfuye yapfiriye yari yagiye mushubati kumara iki utuye Kigombo kajya mushubati bagakombe bwayobye burasa igikombe gito kuba yamushakaga hasi tuye Kigombo kajya mushubati uyu yagombaga kujya gushakira ahandi yinjiye ahandi umugabo yabwiye idorari nawe abigendeyemo n'uyubaza iki koko bamuburangiye ahandi yaje ahandi izo ni impamvu zituma intambara ryari rinamenekeyemo ntugatinye yatangiye imodoka hari ahantu ku muhanda bamurangiye ngo ashobora kuba yasanga abasore abo basore nibo bamwumva bakamurangiriza n'ikibazo cye intambara yabaye nta n'inyoni yongera gutamba ukina n'intambara tereka abakomando nibo bisuka gusa bapfuye kumva umuriro maze nabo baramanuka ngabo bari bumwumva ahantu bari yewe ngo wowe nyirasafari yagiye kuyashaka nta mikino ihari icyo cyatumye akura nizo mpamvu zatumye akura gushaka amafaranga byanze kuneza amafaranga abantu bayashaka ku nabi dore iki yewe gifite indirangana nk'ikibuno ariko nacyo cyaje wapo ugomba kuba wayobye mwana urabona iricuze ryari iki cyariho n'uburojemo uyu we yararumize ruhagije ku buryo yambire n'ikintu mu mutwe utazi n'impamvu mwana urashaka iki ndaguha amadolari icumi mbwira icyo nshaka ni iki cy'umusirikare helping get my brother out. ndashaka abasore bamfasha gusohora umuvandimwe wanjye ahantu afatiwe Miles from the North Vietnamese DMZ. yafashwe muri Vietnam y'amajyaruguru n'abantu batazwi abakituye kurwana n'abo tutazi mwana biramwegera izo ni impamvu zituma uvanaho nabi umva yewe urimo uratwoca twazivuyemo tuzisubiremo biramuteye Delicate to help anybody. umva Now you're wasting my time. noneho ubu ngubu reka nigendere narinje kubagisha inama no kubabaza ntabwo upfa kugenda utyo kwanza wendaga kutugura afite harayo afite birashaka kwambura birashaka kumwambura agatebe ntukikubitire bagenzi bawe namara baramwikubitiye we murokore nawe nguhe ibyo mbahaye murokore yarabanje abona ukuntu akubise abanyamerika kandi murokore yabemeraga aracyamureba mbira mu nzira rero cyangwa murokore nakundi byomera murareba ikibuga baramumbya nabyo bikareba kandi byose bitewe n'ibi nawe amufashamo abicisha mu idirishya nta mikino ihari barakwereka amaze kubura ninde wamurangirana umuvandimwe we yafatiwe
yarongeye agaruka ku birindiro bya Kodongo hamwe hafatiwe ka gasirikare k'akavietnam kamubwiye ukuntu abarwana bameze. Ni abantu bambara uniform kategeze kabonaho, ntabwo bikarukiraho gusa ngo bavuga n'icyongereza. Si icyo gusa, barwana ari ibintu bambaye ku mitwe bisa naho birinda imyuka mibi. Yarongeye agaruka kuri ka gasirikare ahantu gafungiye. Nta nkuru yari yabona y'ahantu umuvandimwe wafungiye na gatoya. Nicyo kintu cyamuzanye, ni nacyo ashaka kumenya. Katorori yasabye ko bagafungurira. Come on, let's go. Mwina tugende. Karavuga ikiwabo na cyongereza gafite akada, dore yewe dore inda. Gafite akada, ni ubwabuda bavuga ngo n'ubwituri kandi buterwa n'ibishyimbo bidahiye. Tugende. Akajyane no kataza, buretse kwinjira. Baba cyane. Kagize ubwoba kuko afite imbunda, kagize ngo agiye kukanyongoroza. Ni iki? Gatawo. Komeza, rimara kenjira icyambo, komeza. Keep moving. Komeza ugende. Ni kaza akajyanye, komeza ugende. Ni bimwe wumva ngo bamufashe mpirike, arangije arapfa mu mazi. Bari mu bwato niko kamutwaye. Chocolate. Atangira guhindura mu kiwabo, arashaka kwiga ikivietnam ku ngufu. Ntakizi shokora. You're the only one that can help me get my brother out. Ni wewe wenyine wamfasha kuvana umuvandimwe wanjye wapi sinumva kigize ikiragi. Birimi ntabwo bafatana, ni bamwe baze kirimi kimwe nyinga bakiza baneretse. So umuntu avuga ikirimi kimwe gusa muri iyi dunia Mungu. I've seen plenty of these. Yamatumva ndashaka kujya umfashe. Wabwira ntiyumva reka da, nta cyongereza zikumbe kabonye igitabo kirimo abakobwa. Mama we. Kumbe akabanya ko karaje ukarwa. Karakareba ko. Only do you not understand me? Ntabwo ariko ko kunyumva. Probably don't even care. Ariko singitaho. They have the chocolate. Wama shokora yabucyongereza. Umugabo yari yirenganyije kumbira kirima kirara cyane. Ngaho akira uramfasha. Yaremeye arimura ngo akira uraza kumfasha, ntabwo yigeze avuga icyongereza kuvana mbere. Yaramubwiye bwa nyuma ngo uraza kumara shokora, yaramuzana. Buretse gato. I saw them go this way. Nababonye baca hano. Where do you think they came from? Urakeka baturukanye? I think from the north. Mu majyaruguru. Niho baturuka. Okay, you take the lead. Let's go. Baba ngwino tugenda oya. I'll stay. Ndagumanga. Nkurikije uburyo nababonye njyewe sinarenga hano. Genda bakwere wenyine. Karabazi. Karababonye uburyo bateyemo. Yabonye ko umugabo atamwatiriza. Nyamara aramufashije amuzanya amwereka inzira. Yababonye berekera hakuno. Wasting your time fighting this stupid war. Kandi reka nkubwire, yamuhaye amadolari ntuzongere kwangiza igihe cyawe urwana intambara z'ubuswa gusa. Don't ever waste your time fighting stupid wars. Ntukongere kwangiza igihe cyawe urwana intambara z'ubuswa. Yarakabonye kisukira abanyamerika barimbura abagenzi bako kasigaye konyine. Yagaye na cya gitabo cy'abakobwa. Nako karanezerewe n'umuntu nkawe. Thank you. Urakaze iryo kara ryize na cyiza ararize. Thank you. Nawe utarize. Bas, yereke mu ishyamba wenyine. Abagabo yisukiriye mwibuke ngo barwana nk'abanyamerika ndetse bavuga icyongereza. Nawe uramenya ni bande. Usibye ko bangiza izina ribi ry'abanyamerika bica abaturage. Bangiza izina ry'abanyamerika bababekera ngo nibo bica abaturage. Yageze hano mwibuke neza umuvandimwe hano yafatiwe. Nibo bakurikiranye bya bigabo we n'abagenzi be bagerereye hano niyo amasasu yatangiriye gutogota. Barenze hano bageze ku mugezi. Mu mutwe. Bongeramo musinziro. Babagabo baraje baramufata. Mirike kano bamwifatiye. Koloneli yarateye wenyine. Ngarashaka umuvandimwe we. Urabona umutima uragenda ku kibi umuceri wananiranwa. Aruruhutse. Umva yewe ukuntu kimwagaza. Camp, sir. Urakaza mwambi yacu nyakunowa.
You're at a top-secret base, Colonel, somewhere along the border of North Vietnam. uri mu nkambi y'ibanga hafi y'umupaka wa Vietnam y'Amajyaruguru. And he's the best damn cook in town. uyu niwe muswa dufite uteka Only neza camp kurusha in abandi. town. Ciao, Colonel. ngwino Kano tujyanirane umubwira ngo ni Kano ntamuzi usibye ko bari bamuvumbuye ko ari koroneri. Kano Have a seat. yicarira n'abazi baravuga icyongereza neza nk'abanyamerika. Say, I'm sorry about that, Colonel, but mbane kubwo ibyabaye I Kano meant to kill you, considering you're wearing a VC uniform. abasore banjye ntabwo bakwishe kubera Took ko you from a distance and saw through your charade. wari uri ahantu mu by'ukuri batapfa gukeka ko uri umuvietnam w'umwanzi. hanyuma Go ahead, Colonel. I'm sure you're hungry. komeza Kano ndabizi neza ko ushonje weruka ejo kurya cyagiye usinzira kumbe bamukubise ikibuna ngo yari asinziriye. Where you raise your cattle? wamugeze ariko ko Hey, that's classified information. iyo ni amakuru maremare ahambaye. Commander Hammer. Welcome to our base camp, Colonel Barker. urakaza mu biro byacu Kano Baka. Ah, uniform. Yes, and I must admit, it takes a lot of guts to be out here all alone in the jungle. bigomba kuba ari bitwara umutima ukomeye cyane ku muntu kugira umuntu yinjiye muri iri shyamba. When I spotted the tracks and decided to investigate my own. narinje ku iperereza ryanjye jyenyine nta n'unyohereje umva yewe ngo aratangira kumena ibanga. guperereza iki se kandi Hamburger. nimugire ikibazo ntabwo ndimo guperereza ibiryo byanyu n'ikindi cyanzanye. Well, I'm glad you like it, Colonel. byiza ndabikunze ko wishimiye ibiryo byacu. Don't mind my asking. reka ngubaze Why are you really here? ni iyihe mpamvu iri hano ikibazo nyundo. You guys sent me to investigate those mysterious soldiers destroying villages and giving us a bad name. ndi ku iperereza ry'abasirikare barimo kurimbura ibiturage bya Vietnam bakadusiga izina ribi. Phantom soldiers n'abaswa exist. babaho kandi ko Almost had an encounter with them, but they avoided us. twagerageje natwe kubakurikirana gusa basa n'aho batunanije. Damn. cye What do you make of it, Colonel Hammer? Deserters? uravuga iki Kano Heyla? And? Or maybe just a publicity-shy vigilante force. hari n'abaswa b'abanyamerika bitandukanyije n'izindi ngabo zabo. ntabwo Damn good. ni abaswa ibyo ari byo byose barwana neza barahambaye mva ko namuganiriza. I don't know about that. nta na kimwe ariko There's wabura a war out there. ubizi ute ko inama irimo kujya mbere yawe. Mad dogs running around on drugs and blood. niba ari uko bameze ni nk'imbwa zasaze zirimo kugenda ziconje amaraso y'izindi nyamaswa. I see you have a well-fortified camp here, Commander. ndabona hano mufite inkambi yambaye cyane komanda uyu nawe ni Kano Heyla. Kano Heyla niwe wamuzanye arimo aramuzengurutsa ambwira Activity here. hano tuhakorera byinshi. Just around the corner, and if we're not strong enough, they'll wipe us off the face of the map. Besides, we're here for surveillance and the rescue of downed pilots. icyo dukora twebwe dukora ibintu byo kuzenguruka hano ducunga tunareba nta kibazo gihari. aba bagabo barambaye yafashe agapira gusa barasa no bafunze senyenge ku mpande nawe upfa kuharenga. Here you go, soldier. bita musirikare reka ndebe uburyo uteramo. yamuhaye agapira gatera gera hakurya kari muri gisasu hafi aho. ibyo ni ikira Yes, Colonel. Kano And we're the only ones that know the way out. hano hantu hose hafunze ibisasu nitwe twenyine tuzi inzira yasohora umuntu hano. Not unless we show you the way out. ntabwo wapfa kugenda tutakweretse inzira isohoka birasa naho mfunze nubwo batabimbwiye. hari impamvu imwe ishobora kukwereka ko ufunze nubwo utakwirirwa ujya kure ngo ariko se ko naheze mu gipangu bite byanyu. kukubwira ko aribo bonyine bazi inzira yagusohora ukamenya igikurikira. Which is yourself. ukomeza wishimisha ukomeza ugende hano mu basirikare nta kibazo gihari. bose ku cyongereza barahumuye baravuga ntusubizemo nta n'umwe wagaya bameze nka yanga. The hell jumping on a bone? mwaza ko mwazengurukije hano ibisasu ikibazo cyiza cyane. All Pentagon people like you? Nah. Pentagon bose baragukunze ndatereka da niko natwe tumeze. arangije kumutembereza Kano yiyemeye kwiyinjirira mu biro by'uriya mugabo wenyine harimo n'idarapo ry'igihugu cy'Amerika bigaragaza ko ari abanyamerika. ibyo bakoresha byose ni ibya kinyamerika. nibuka bamwe barwana mu ishyamba bica abaturage ba Vietnam bakabasiga izina ribi. yabonye igitwe nka cya kindi bagenda bakica abantu basiga. yinjiriye aba bagabo atangira kubapererezaho amenye n'iki kijya mbere. aba bagabo ni bande? ni abanyamerika koko cyangwa katurare ari mu biro by'abantu nyiri biragufashe my friend ataguhaye karibu. niwo banera umuguruko bari nyenyeri umuvandimwe yari yambaye cyagiye kapiteni amubwira ngo uzavaneho. Found anything interesting yet, Colonel? hari icyo ubonye kidatangaje Kano? ni inyenyeri. That was given me for safekeeping by a Green Beret. iyo niyo nawe kubwo kurinda umutekano mu buryo buhambaye kumbe ni umuvandimwe wiwe kandi arabizi. Soldiers.
This is Warrant Officer Frank Murphy. He personally escorted Lieutenant Custer to Sector 8, 10 miles. Lieutenant Murphy ni Captain Murphy yarinze Lieutenant Custer murinda bikomeye cyane nawe yahawe imitari hamaye. Is that really the Kumbu uyu Murphy mwibuke neza ni warashe abasore bari kumwe na Custer. Lieutenant Custer? Hari icyo bohanye ndetse hari icyo wabuze kuri Lieutenant Custer. Should have known with their CIA there's trouble. Hari abantu bitira ba CIA muri iri shyamba bakomeje kwica abantu taza bari. Hey, aren't you? Hari icyo wabaze siko? Yego. You people got a habit of stumbling on shit to see if it stinks. Mwabasore mugomba kuba kandi ibintu ari cyo mbisi. Uravuga iki kana? Trying to say. Uragerageza kuvuga iki? Arasa no bashinja. You people ought to fry in hell for playing God. You're out of line, Colonel. Kandi uri murarenga umurongo. No right to judge us. Na burenganzira ufite bwo gutangira kudushinja ko ari cyo tuzi kuri abo bantu barimo kwica abantu. But he puts themselves above the law. Aba bantu Stop to prove them wrong. byanze bikunze bazashyirwa mu mategeko cyangwa se ibyo bakoze bazabiryoswa. Nobody's above the law. Nta n'umwe urenga ku itegeko. Nobody is above the law. Nta n'umwe uri hejuru y'itegeko kuko mbere hakuno cyagitetse. Nakataga karoti. Somebody cut my finger. Yes, that's all. That's it. Umva ikindi kirimi tutazi. Aspizo ma palizze. Aprise mababarise. Ikirimi ntazi nanjye abona hari umurunguruka. Haya basi. Kano kumva arabyumvisha hari ikindi kirimo abagabo bavuga nawe ubwo atazi. Yaratangaye ahita anakata. Iki cyakataga gikata karoti n'urutoki kirarwitiranya kiri kubita umubago. Nta mikino yari bituma kivuga ikirimo atazi. Izo ni impamvu zituma perereza ndetse akomeza kwikeka muri aba bantu bamufashe. Kano akuno. Yakomeje kubigaho nta n'umwe uramenya uwo ari we. Nta n'umwe uramenya icyo ariyo ndetse nta n'uramenya ko yatangiye kubakeka. Tunga cya kigabo kivanyeho ibiryo kumbe yihinduye nk'ari mu mukino kumbe nicyo arebera. Basi. It's food to the prisoner. Yes, sir. Kijana mu yego nyakubawa. Wa mutezi. Sergeant. Maybe I'll give you a chance later. Ari ndaza kuba amahirwe mu nyuma yo kuba twakinana. Arerekera. Hey, Alexis! Hey, come on in. The water's fine. Bite ngwino mu mazi semeze neza ndabisabye sha. Nta mwanya mfite. Kajyanye icyakura. Icyakura yarakijyanye mu mbohe. Gindura nk'akijyanye mu bayobozi. Dore nguwo hari imbohe bari bafite bari barafashe bashyize ahantu. Ibiryo bizaniye imbohe. Filimi iracyakomeza. Imbohe zifungiye mu mazi. How's the prisoner? Ngurira imbohe. Imbohe bazizanira ibiryo bazisangaga mu mazi niho zifungiye dore Lieutenant Hanari. Muvandimwe wari hafi ngo wari barimo kumushakira. Aramushakira anafungiye dore sasa kwazanira umuceri barawutera wabona udasamye tubiri kamwe dutatu. Ubwo nyine ukagwa hakurya kandi ubwo baba bagukandagira intoki utafatira hejuru y'ibiti. Umuceri wawe usamutse. Barabunaganaga aho ngaho. Uyatoye akanyama. Dore ko bakarwanira. Barabagabo. Yaragatoye akanyama. Nyine n'agakiri baba baze nako ndibyagenda inzara n'imbi. Lieutenant yanze ko bagabana. Bararya inyama ni no kuyirumanga nta gasosi babaheraho. Gasosi ni uko gategera aho ngaho. Ugashiriruza aho ngaho ngo urebe ko byagira. Lieutenant ntabwo akirya arekera abana dore ko nawe arashiriruza agasosi. Nta mikino ihari kandi ubwo akunyuka bagashyiramo. Ni ikibazo intambara ni ndende. Nyakubahwa Kano Taylor yaje bafite radiyo bafite ibikoresho bikurura. This is Alpha Team Leader Smith & Wesson. Uyu ni Steven Wilson uyobora ikipe. Operation Shadow Boya is a success, Commander. Komanda ukuntu operation yagenze neza siko. Thank you, sir. Urakoze nyakubahwa baramushimye mbere nabo. Usore Well, the bench is gaining strength in condemning them. ibintu birasa naho bimaze gukomera kuno kandi uri kuri radiyo aravuga icyongereza kidasanzwe. Cyo gitewe kwacu. For the revolution. Icyo mufite gukora musubira inyuma. High Command has received highly classified information. Abakuru banjye nanjye barimo barama amakuru yambaye. In your area. Muva aho hantu vuba byihutirwa. Abanyamerika batangiye kwakeka byambaye. All sharp, Commander. Urabyumva komanda? Always leave no trace. Ibiteye ko kuyobora ni That's wakorera. affirmative, sir. Ndakumva nyakubahwa. Aya pasi. Well, Murphy, Byiza amafi. time for us to close up shop and go home. Ni igihe cyo gufunga ibyo dukoresha hano n'ibyo dukora tugataha imuhira. The prisoners? Imbohe We execute them. turabica. And what about Colonel Barker? Kano bakase we.
kano baka We escort him from base camp tomorrow morning. we tuzamuherekeza tumuvane hano twaramutoraguye mpaka tumusubiza aho twamuvanye tumureke yigendere kumbe dore uwo bavuga ngo bazesikotinge baherekeze imbohe bavuga ngo bazicarimo umuvandimwe we yarabanje sasiza kubiba yavumbuye ko hano hari abanyamerika bafungiye kandi yavumbuye ko abagabo batari abanyamerika ko ari kimwe cyari giteka yumva ko kivuga ikindi kirimi kitazwi umugabo yavugaga ikirimi gisa n'ari ikirusiya ni abarashya buzuyemo hano abarusiya Russians bibuka nabo baturuka muri Europe mu Burayi abarusiya ni abanyaburayi kandi uyu ni umunyamerika ni ukuvuga imibumbe iratandukanye imigabane iratandukanye ntabwo ari imibumbe bari bose ku isi gusa imigabane iratandukanye kuva muri Amerika ujya mu Burusiya ni kure cyane ni mu Burayi sasa abarusiya bigize abanyamerika baraza hakuno mu ishyamba barakora ibikorwa bibi bikitirirwa abanyamerika uyu nguyu agomba gutabara umuvandimwe ndetse izina ribi naryo rigomba guhanagurwa ni buryo ki aba bababwiye ngo nibafunge batahe nyakubahwa I don't like this guy Barker. uyu Barker simushakira kimwe tumwice No. oya He's a Pentagon man, and we can't afford to take that risk. ni umugabo guturuka muri Pentagon n'ibirindiro bikuru by'abanyamerika ntabwo twakwemera gushyira ubuzima bwacu mu byago Can feel it. hari ikibi kizamuturukamo ndabyiyumvamo That's what you always say. buri munsi ni ukuvuga iyo wumva ikibi ukiyumvamo No, Murphy. This time he goes free. oya mafi kuri iyi nshuro aragenda amahoro ndamurekura Yes, sir. yego I nyakubahwa think you're making a mistake. gusa ndakekura ko rikoze hari uwaje atera isa Permission to talk to you, Commander. rudumbu ndakuruhushye kuvugana nawe nyakubahwa Sergeant. ngwino uvugane Sergeant rudumbu Sir, nyakubahwa while I was fixing lunch, I cut my finger, ubwo sir. natekaga nikasa urutoki urumva iki gicucu inkuru kizanye In di Russian, sir. navuze ikirusiya kirimo icyo muri Anyone Russia hear you who shouldn't have heard you? hari uwigeze kumva atagombye kukumva Speak up. vuga vuba Sir, nyakubahwa I strongly suspect Colonel Barker heard me curse. naketse ko koroneli baka yari ahari aho hafi akanya Fact. gicucu uravuga iki ngo urakeka Well, sir, byiza I felt nabyo someone was mbisemo there, but when I went to look, no one was there. gusa ngiye kureba hanze nta n'umwe wari uhari Someone from another unit. gusa naketse ko ari umuntu guturuka mu yindi unit waje akanyuma mvuga ikirimi cyo muri Russia kirusiya bazi hano barababujije ntihazagira uvuga ikindi kirimo usibye icyongereza You aware of the gravity of your carelessness, soldier? uzi uburyo cyawe kiremereye mu Firing squad. ndabizi ryatuma ngatwa n'umutwe oya ndakubabarira yararwikatiye ho Thing. birakomeye We can't afford to act on speculation. ntabwo twakomera no kugira ngo bakazagenda avuga ko ari abarusiya bateye hano And we wait for him to make his move. nawe reka tumutegereze turebe ko hari icyo yagerageza kuba yakora tumujyanirane n'imbohe bose hamwe kumuvuga ngo bagerageze barebe ko hari icyo yakora yatangiye kare igikorwa wiyinjiriye hano imbohe ziri imbohe zari mu mazi arinjiye abanza atunganyeyo ibintu bijya mbere karacyakomeza batangiye kunezerwa bamubonye aya bazi reka gira natwe dutangire kugondora baragondora ni bimwe bavuga ngo igishyimbo cyagondoye uwo kiba cyatangiye kuzana za mbuto turya basi tangiye kugondora abagenzi be nabo bajemo reka baze bagondore rero urebe aba bagabo abarusiya bateza izina ribi abanyamerika igihe cy'intambara ya Vietnam baturukaga muri Vietnam y'amajyaruguru bagatera hafi y'umupaka abaturage bari baragowe filime iracyakomeza kumba babaje nabo barinda gutaha umuyobozi wabo yari abatumye mu kanya gato ngo nibatahe gucunga neza mu madosiye arasa nawe hejuru umutwe wa cyagitwa birica bagasiga aribyo babandikiye aya basi yamenye ko baka ajya gutangira kubakora amasike dore ibyishimo yabonye umuvandimwe we Costa Michael Costa wait a minute get down hasi kari muri ro nambara iratangiye nibiki bijya mbere mu nkurikire bana aya basi
aya basi bikoresho by'ibyo karatangira abagabira nicyo gihe kina dore babagabo bambara kwa kundi dore babagabo bambara kwa kundi abagabo iyo bagiye ku rugamba barebanza bakiyambura uniform baba basanga mwariya mu biro byabo mu birindiro byabo bakambara kwa kundi dore kuntu menshi amashyamba abanyamerika bari babavumbuye abana barasya n'abarusiya dore abagabo kuntu bambara dore uniform zivanze aya basi. The prisoners have escaped. Nyakubahwa imanzira chief Fire the rocket. mutangire muzishake uko byamera kose dore umurusiya ku munyamerika rero ngo barahangana ibyo mu Vietnam byagiye ku ruhande Russians abarusiya bafite imbunda n'indwanyi nabo ubwabo baragwana nk'abanyamerika hano bano barura tarenzo konyamanyama dutangire dore babagabo bambara kwa kundi dore nambara bagenzi karacyakomeza filime yiswe Phantom Soldiers umutwe n'ahandi wamutobora cyane ko ucishije hariya mu buhumekero mu mazuru baramuhaye mbirigi baramuhaye mwigendere bamurashe mu kuguru arumva ko atakusunika ngo arenga ngaho dore abagabo turataje mu ndebe ntabwo nshobora kuba nataha yarababajwe nuko arashwe gusiga mugende ntabwo mushobora kuba mwakwifuza kuba najyana namwe turajyanira na twese dushire mugende yagombaga kubarindira hakuno bo bagakomeza inzira yabo kumbi ibigabo cyaje baswa yagira urenga umaze arabanza acarenga ngumene nkaya basi baje dore intambara abagabo terekari igiturika nicyo cyonyine kiba kiri hasi n'amasasu ntacyo abakoraho bambaye za antibari yards north. Nyakubahwa yazi nka 200 yari mu majyaruguru werezayo sha dore imbunda yabo ifite iminwa nk'igihugu dore iminwa ya mbunda y'iminwa ongera urebe sha yazi arazitunga neza haya basi ni ukujya muri burende nyakubahwa yagombaga kwifatira amanyi we yerekeye mu ndege undi ajya muri burende bwana mukobwa yifatiyemo mu ndege nicyo cyo kurikira umunyamerika mukuru burenda hano ituruka bakamugabo bariteganyirije bafite ubwisho barahisha bari cyuma ntabwo yavuye ari imwe n'indi vayo n'indi vayo dore abayikurikiye yewe menye bari mu buvumo bose bari biga bakuntu byambaye haya basi mu ishyamba n'umusore umwe bone gira sha Lieutenant n'umusore umwe nawe ari bahari babanza kubacunga bacaho namara yewe akindi kizabaga batereka we wavuye w'igihimba kireguka umutwe wavuye w'igihimba kireguka dore intambara dore ibikoresho abarusiya nabo n'indwanyi filimi iracyakomeza baracyaza kandi nawe yifatiyemo kandi arayigundi araza aseka azi ko amufite koroneri arayigundi dore ibikoresho dore ibisasu yamubonye mu ishyamba dore amasasu akora umwana baramuhaye
baramuhaye Lieutenant amenya ko inzira cyane ndende inzira cyane ndende inzira yo kwanga n'abagabo urabarasa ni bapfa urabarasa ni bapfa kere kupimya ahantu hamwe mu mujisho kumajisho nyine ni wamanura umugabo afite igipimo afite targeti meze neza nk'uko bibona niko bimeze we ntugire ikibazo mujisho nyine udafite igipimo hariya ni upfira haya basi biracyakomeye ku ruhande Lieutenant Tarakatu baje ando kureba inyuma aturuka mu mugongo bageze bose hasi muri ruhande baje n'amarusiya bari kuzura umuriro ku manywa uyu nawe yahize nabarayiga umuntu umwe akamuhigisha iki kintu nyaranga amushyikiramo ariya basi yasoza amaboko urumvaye wese bakamura urumvaye wese bakamura indege nayo iracyaza yarayipimye biranga kinase nyuma abandi uburinganire burabura mu kirere barangira muri indege barayisoboye dore nyakubahwa bararwana nayo dore bararwana nayo ko yakagera kujya aparitse nyine iparitse nabi aparitse nabi agomba kujya gukurikirana iyo ndege Lieutenant muvandimwe we nawe aracyari hakuno kano ko Lieutenant ni abavandimwe ebyiri ndege cyane ahantu hose haratezwe hari za mine hari za landmine yegeje magato urabizi nyine ntabwo izindi zikakwiyereka ibigabo birenze ko byari bijyanye dore gukora ku byabizi abantu bari bataritegura dore moto dore umusore bageze baracyaza yarimboye yarimboye reba ko nagenda atunganya yewe reba ko nagenda atunganya araringaniza byo bari umusore birakeye ububiko bw'intwaro zabo bwose aragera butunganya buri uracyaka dore umuriro yewe abari bishe mu buvumo urabizi mu ishyamba umwana yerekeye yerekeye kumbe hakuno hari indege yaparitse nabi indege imaze kumuparika yacunze neza dore uwo yashakaga kano nawe atarajya kure ngo atwike kandi nyuma y'uburende yarakuye ku indege arabanza hereza uwa burende aya basi cyagari we nditwikiye bana arisenyeye kiriyera kumbe na fragment zari zimufasheho gakeya tuzisigazwa isima nziza jyana mwereje wakajugujugu yagarukiraho bari bababwiye ngo batahe Nobody's above the law. nta n'umwe urenga ku mategeko nobody is above the law Buddy. nta n'umwe nobody nta n'umwe urenga ku mategeko nta n'umwe uri hejuru y'itegeko nta n'umwe barakwereka barongeye barahura n'umuvandimwe we ntabwo ari we n'umuvandimwe we gusa ndetse n'umusore warafashwe n'umuvandimwe we agafilime nuko kagenze kitwaga Phantom Soldiers mwakoze kuza murabeho ndabakunda yari yanga muri the one video library kopi nagukora n'ibyo